Hashize igihe mu Rwanda humvikana bamwe mu baturage biganjemo abanyarwandakazi bavuga ko bakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu myaka itambutse. Icyakora rimwe na rimwe ngo hari ubwo usanga sosiyete itabakiriye neza, ibintu sosiyete sivile isanga bihangayikishije kandi bigira ingaruka ku wakorewe ihohoterwa. Nabajije Suzana Ruboneka, umukemurampaka mu muryango ntibahite ufasha abagore n'abakobwa, impamvu ituma hari abakorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina bagatinda kubivuga. Tuvuge nk'umwana w'umukobwa aba ari intangaho urugero cyangwa umugore yahohotewe, ni ukureba we ubwe kuri we aba ameze ate. Icya mbere kuri we aba yahungabanye kuko ni ibintu biba bidasanzwe, bimukomeretsa, bikamukomeretsa ku mubiri, bikamukomeretsa ku mutima. Ikindi cya kabiri ni uko naho aba no muri sosiyete hari abatabibona neza, hakabaho abamucira urubanza, noneho ugasanga rero arafite ipfunwe ryo kubivuga. Ku ruhande rw'abaturage nabo basanga hari impamvu zatuma umuntu atinda kuvuga ihohoterwa yakorewe, bityo ko ntawe ngo ukwiye kumunenga ko yatinze kurivuga. Ukurikije umuco twebwe twagiye dukuriramo, umuntu atinya kuvuga, ariko nyuma y'igihe akaba yabasha kuganiriza abantu akabibabwira. Icyo nge numva rero ni uko abantu bamwumva bakabasha kumugira inama ariko batarinze bamuseka, bitewe n'uko avuga ati ese nimbivuga hanze niba nkiri umwari ukeneye gushakwa, umusore akaba yaza akayambenguka cyangwa akagira gute, ese nindamuka mbivuze hari umusore uzaba ukije kundambagiza. Icyo kintu rero kiri mu bintu bituma umwari atinya kuba yavuga ko bamufashe ku ngufu. Umuryango nyarwanda usabwa kugira imyumvire isesengura, ukumva impamvu nyirizina zatumye umuntu atinda kuvuga ihohoterwa rishingiye ku gitsina yakorewe. Suzana Ruboneka wo mu muryango ntibahite niwe ukomeza. Umuryango nyarwanda icyo nababwira ni ukujya basesengura, bakareba uwo muntu ubivuze atinze, ese yabitewe n'iki, impamvu yabimuteye ni iyihe, ese ari umwana wanjye bizagenda gute, namunenga ngo yabivuze atinze. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB ruherutse gutangaza ko hari ikirego rwakiriye cy'umunyarwandakazi uvuga ko yakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu myaka ine ishize. Ni ibintu bitari bimenyerewe ko icyaha nk'iki kimaze imyaka nk'iyi kigezwa mu butabera, ariko mu mboni z'umuryango w'abagabo biyemeje kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina no guteza imbere uburinganire n'ubwuzuzanye rwa mureke, ngo ibi bizatuma hari benshi bagira ubutwari batinyuke kuvuga ihohoterwa bakorewe, kandi kurivuze ngo akwiye guhabwa ubutabera hatitawe ku gihe gishize arikorewe. Fideli Rutayisire ni umuyobozi nshingwabikorwa rwa mureke. Iyo umugabo cyangwa umugore cyangwa umuhungu cyangwa umukobwa cyangwa n'undi we wese agize ubutwari bwo kuvuga ibyamubayeho, naho byaba bimaze imyaka 5, 10 cyangwa 20, twebwe tubifata ko ari ubutwari. Icyo rero akeneye gufashwa ni ukumva, gutegwa amatwi, kumuherekeza kugeza igihe azabona ubutabera. Abahura n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina basabwa kwihutira kubigaragaza, kuko ngo iyo hatarashira amasaha 72 byorohereza inzego z'ubutabera gukurikirana uregwa, kandi uwahohotewe akarindwa ingaruka zaturuka kuri iryo hohoterwa. Gusa imiryango itari iya leta yiganjemo iharanira uburenganzira bw'abagore yinasaba inzego bireba gushyigikira abatinyutse kuvuga ko bahohotewe hatitawe ku gihe gishize bamaze bakorewe icyo cyaha. Daniel Hakizimana, Flash TV.